Yes, welcome again to our YouTube channel. Kuri uyu mwanya rero tugiye kugaruka ku nkuru ibabaje cyane, aho mu karere ka Rusizi abasore bagera kuri bane bafashe umusore mugenzi wabo wari urimo witahira, bakamukirira ijosi ndetse bakamuca n'amaguru abiri bakayashyira ku ruhande, ariko ibi ngibi bikaba bimenyekanye nyuma y'uko RIB yari imaze iminsi mu iperereza. Uyu musore rero wakorewe ibi bintu, bamukoreye ibintu ku ijoro ryo kuwa gatatu w'iki cyumweru tuvuyemo, ubwo hari ku itariki 7/2025 mu kwezi kwa mbere. Uyu musore akaba yari arimo ataha, habaye ku isaha y'isaa tatu, agahura n'abasore bakamusaba ibyo yari afite byose akayabahereza, kuko umurambo we basanze nta kintu na kimwe ufite. Nyuma y'uko yabahaye, barangiza bakamuturuka inyuma bakamukirira ijosi ndetse bakamuca amaguru bakayashyira ku ruhande. Ibi ngibi RIB ubwo yahageraga mu gitondo, abantu bose bari bahageze babegeje ku ruhande, bafata umurambo barawujyana, ku buryo kugezana n'iki gihe hamaze kumenyekana abasore bagera kuri bane bishe uyu nguyu. Ariko RIB kuri uyu munsi tuvugana ku cyumweru tariki ya 12, umurambo bawujyanye CHK kugira ngo bakomeze gukora ibyo bita autopsy, cyangwa se kureba abantu bashobora kuba baragerageje kumukoraho kugira ngo babashe kubagenzura cyangwa se kugira ngo babashe kubamenya. Ibi ngibi byabereye mu karere ka Rusizi, umurenge wa Nyakarenzo, umudugudu ni Kivomera, akagari ni Cyato. Niho uyu musore rero yabashijwe kwicirwa n'abasore bagenzi be batari bafite icyo bapfaga, mbega nta bantu namwe bari bazi ikibazo bafitanye, niba bari abajura cyangwa se hari ahandi bari bahuriye bakagirana ikibazo. Gusa icyatunguranye ni uburyo abantu basanze uyu musore yapfuye urupfu rw'agashinyaguro. Uyu nguyu rero ubwo ku itariki 7 yakorerwaga ibyo ngibyo, RIB yarahageze irabikurikirana, irangije nk'uko nababwiye ikoresha abantu benshi interview, bavuga ko yari umusore witonda, yari afite akazi ariko katamuhemba amafaranga menshi, ariko nabwo akaba ari umusore wari umaze kwiteza imbere, ndetse akaba ngo yari amaze no kugera ku rwego rwo kuba yakiyubakira inzu. Uyu musore rero akaba yishwe n'abasore benshi uko byagaragaye, kuko byatangiye bafata umuntu umwe yanga kuvuga abandi, bagomeza gukora autopsy basanga hari n'abandi babafashije kumwica, kuko bakimara kumwica ibyuma bakoresheje babitaye aho ngaho, kuko bigaragara ko ari abantu bari babigambiriye cyane, kuko ntako umuntu umwe yaza akaguturuka inyuma akagukirira ijosi, abandi bakaza bakaguca amaguru, nta kintu muri gupfa, cyangwa se niyo mutaba mufite icyo muri gupfa ari ibintu batateguye, kuko buriya kwica umuntu aba ari ibintu bitaba byoroshye, ndetse n'umuntu wica umuntu muri kino gihugu cy'u Rwanda bitewe n'amateka twanyuzemo, uwo muntu aba afite ikintu kinini cyane aba ashaka kwibutsa Abanyarwanda, cyangwa se kwibutsa Abanyarwanda ibihe by'icuraburindi banyuzemo, by'umwihariko nk'abantu bahuye n'ibyo bibazo, kuba bakongera kumva ngo umuntu aguye aho ngaho, bamwishe bamuciye ijosi bamukereye n'imbugita, barangiza bakamuca n'amaguru bakayarambika aho ngaho. Icyo gihe n'abantu bafite ibibazo, kuko hari abantu baba bafite imitima yoroshye kwiyakira, nta kundi abantu bose bahita babikora kimwe. Hari umuntu wumva ikintu akacyakira, hari n'undi ukibona rwose akumva ataye umutwe. Ariko by'umwihariko aba basore bakoze ibi ngibi bose ntibaramenyekana, kuko ubu ngubu ba nyiri umurambo nta n'ukuntu baranawubona ngo bajye kuwushyingura, ariko amakuru aracyakomeje kugenda akusanywa na RIB, by'umwihariko bifashishije uyu murambo, bagenda bareba abagiye bamukorakoraho mu gihe nyine bari bamusaka n'igihe bari barimo kumwica, kuko iyo ukoze ku muntu utambaye ga, aba ari ibintu byoroshye kuba bapima bakareba umuntu wamukozeho, cyangwa se bataba bamuciye ururimi bakagenda bakamunyuza mu cyuma, akaba yavuga amazina y'abantu yaba yarahamagaye nyuma y'uko apfa. Ibi ngibi nabyo birakorwa, ariko by'umwihariko uyu musore yapfuye urupfu rubi rutunguranye mu kagari ka Cyato, murenge wa Nyakarenzo, mu karere ka Rusizi, akaba ariho uyu musore yapfiriye. Kandi n'ubushize aha ngaha hegeze kwicirwa undi musore yishwe n'abasore babiri, umwe w'umunyonzi n'undi w'umushumba,
nawe uwo musore bamwica bamukereye ijosi, niwe bamwica urupfu rubi. Abo basore nabo bafashwe mu gitondo cya kare, nabo bari bamaze gufatwa babiri, nabo barabafunga. None aho uyu nguyu wa mbere yapfiriye ni niho n'uwa kabiri nawe bamwiciye. None ubu ngubu abantu bari kwibaza ngo iyo nzira ntibazongere kuyicamo cyangwa bazajye bagenda kare, ariko tugomeza kubibutsa ko buriya kwica umuntu ari ibintu umuntu aba yateguye, umuntu atapfa kuza gutyo ngo akwice bisanzwe, ahubwo ni ikintu aba yagambiriye. Njye twabanye ndi Isaac Sibomana, gusaba gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ciao ciao.